Imana yavuze ngo iragutabaye bose babireba abaturage bose babireba abavuze ngo nakuzimarira abavuze ngo nakusagera Imana iragutabaye haleluya haleluya cyerekezo aramna ngo nesiyedebo Imana yavuze ngo wasire kudepasa umwanzi wawe utabarwa wasire kurengerwa wasire umugisha amen haleluya raba tutasize nuko Imana imeko Imana ndabyemeye kudasetse nzogura zireka yego twongeze amen ngo Satani yamurinda bubatse bafite umugabo n'umwana amazina ni Josuwe Niyigena cyangwa se Profete Mudomo w'Imana uzikurinda we warinze njyewe Nzima Theogene uturuka muri Burera warinze n'abanyamasengesho ndetse na Rudomoro muyikomera amashyi nukuri cecekere iyo Mana irakwibutse uretse ibisiriraga ko byamaze kurangira kandi nawe ubwawe ntakizere wari ufite nyuma y'ayo majwi yo Uwiteka aramanutse nukuri cecekere amina 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 wahuye n'ikigeragezo inshuti ziragunga aho ugeze hose bati nimurore uko yabaye baguhimbye amazina kuko ariko babibonaga bagukina ku mugimba kuko ariko babibonaga bigatuma umusonga w'ikigeragezo urushaho kukuzomba ariko uri cecekere iyo Mana irakwibutse wahuye n'ikigeragezo inshuti ziragunga aho unyuze hose bati nimurore uko yabaye baguhimbye amazina kuko ariko babibonaga bagukina ku mugimba kuko ariko babibonaga bigatuma umusonga w'ikigeragezo urushaho kukuzomba ariko uri cecekere iyo Mana irakwibutse cecekere iyo Mana irakwibutse yibutse Mefibosheti Imana yimutse Morodekayi nawe iramwibutse cecekere iyo Mana irakwibutse cecekere iyo Mana irakwibutse yibutse Mefibosheti nawe Imana yimutse Morodekayi nawe irakwibutse cecekere iyo Mana irakwibutse Imana yo Imana igira neza Nwaza gusenga ngo basenga nyine basenga umwami Haleluya haleluya abazi Imana yabo bazakomera nibamara gukomera bakora iki haleluya guma haleluya 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 kuko umwami Imana azanabara nicyo gituma namwara Siedebo, Rabasone Nebo, Hallelujah, Rabasone, Hallelujah, Kotarabo,
Sika. Zone. Sika. Zone. Hallelujah. 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 Ndabona Imana ariko bana imvugo Imana igiye abantu bose baje gusenga umunsi. Imana yambye ngo ibahaye kugenda hejuru y'abanzi babo. Yesu y'abanzi babo. Yesu y'abarusi. Yesu y'abarusi. Hallelujah. Zamura hallelujah. Hallelujah. Kuturengera Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzagenda guma yo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi anjyana iruhande rw'amazi adasuma asubiza intege mu bugingo bwanjye naho nanjye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose. Haleluya. Abazimu bashi nta muntu Imana itabaye muri amateraniro ngo ayizamure ave mu mwanya. Amen. Haleluya. Haleluya. Hari ababyeyi bari barabuze amahoro. Yego. Hari abagabo bari barabuze amahoro. Yego. Baje gusenga Imana iranyama binurebe tuzajya gusenga. Hari ababyeyi bari barabuze amahoro. Yego. Hari abagabo bari barabuze amahoro. Yego. Baje gusenga Imana irababona binurebe tuzajya gusenga. Ababyeyi bari barabuze amahoro. Hari abagabo bari barabuze amahoro. Baje gusenga Imana irababona binurebe tuzajya gusenga. Amen. Ibirungi niho byaje. Twumve cyane amen. Mana. Amen. 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 Yatwimanye kutuvamo ibiganza. Yaratwimanye. Yesu Kasimanga Arabisi Nezo Ndigara Turamiye Sugere Muri Musi Iyo Twimutse Iyo Neza Yarakimanye Yesu Nezo Ndigara Turamiye muri musi niyo twimutse iyo neza. Mwana irangiza ngo nawe Imana kuvana iragushize naguripfuye Satani aramwanya Imana yakurengeye ngakira igitangaza mu izina rya Yesu Imana yagukijije. Twongeye cyane amen. Dushaka Imana itabara abantu baje gusenga uyu munsi. Dushaka ko Imana igira neza. Twongeye cyane haleluya. N'abantu baje gusenga bazamura ibiganza Imana bakiza. Amen. Twongeye cyane amen. Uramungu nta jambo Imana yavuze ngo rihere yari yarabitubwiye iyo Mana yari yarabitubwiye. Amen. Haleluya. Amen. Mutunge ibiganza mwese. Mugengo ave mu mbata y'ibyaha.
Funga umusinzi kuko Imana imuvanye Yesu bivuga ibyaha byose arabibitse agandutse Imana ngo ukorera Imana ukorera Imana ndabyemeye kudasetse nzogura zireka yego twongere cyane amen yaraje ngo Satani yamurinda imbatayo ariko Imana yavuze ngo musire uhereye umunsi n'Imana igutsishije ikuvanye mu mbata y'ibyaha Imana yikanya kuri imimbara Imana irambye ngo iguha agakiza gafatika yaraje gusayikorera yaraje gusayitsinira usayihimbaza twongere cyane amen Imana iranongo ibyaha byose ubisubitsemo uko Imana uko agatasoma ikaze ikindi Imana iranongo kandi amasengesho y'uyu munsi ugatumye ugira umunezero mu rugo rwawe ugatumye Imana ikwigisha amen Mana umva gusenga Mana we Mana umva gusenga Mana we Mana umva gusenga Mana we Mana umva gusenga umva gusenga Mana we Yesu warinza kudodomo sekiye udomo Mana umva kurenga Mana we Mana umva kurinda Mana we kurinda Mana uzikurinda we warinze njewe Nzima Theogene uturuka muri Burera warinze n'abanyamasengesho ndetse na Rudomoro muyikomera amashyi uremera mama Amen. Karibu. Kwamba cyane amen. Kubw'umunsi ndishimye kandi Imana yabahuye yabahuye ababyeyi n'abasore n'abakobwa Imana ikuvuga itangaza muri amateraniro ni umuntu ukumva yakize ibyamuze munsi y'imyukaho nkazamura ibiganza bibiri bishima Imana mwakire kubaho mbese tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasoma ntabwo nivuze kubera ko Luka yera ari muri njyewe umuvugizi w'umunezero
nshimira Pasiteri Ezekiel Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti warakoze kundarika nagukunze nshimira abadiyakoni n'abajyanama n'abaririmbyi n'abakristo mwese Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu rero ndishimye ku bwanyu nshimira na Profete Abidodomu mu Nyagahinga Imana imuhe umugisha nawe n'inshuti yanjye magara tubana imyaka 5 Imana imuhe umugisha iyo mvuze ngo ndateye baraza iyo mvuze tuzi gucuta turajyana twajyaga ahantu hatandukanye nawe nazanye ibiganza tugira ngo Imana imuhe umugisha cyane amen rero nshimiye n'Imana yemeye kumurara hano ku gatuti ndishimye cyane amazina ni Josué Niyibigena cyangwa se Profete Rudomo rw'Imana mujye bazi Josué Niyibigena cyangwa se Rudomo rw'Imana Imana ibahe tugiye gusoma ndubatse rero ufite umugabo n'umwana tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu Bami ba kabiri ibice 7 tuhera ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri turasimbuka n'umurongo wa 2 Abami ba kabiri ibice 7 Imana ishimwe cyane ni ijambo ryose ndetse rikomeye mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 7 umurongo wa mbere n'uwa 2 turasimbuka n'umurongo wa 7 turasoma n'ahandi naho mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami ba kabiri nabwo 19:20 umungoni gusa yo kubisomera Imana ishimwe ariko Abido arasoma aha kabiri ahambere kamasomo Imana ishimwe haravuga ngo Elisani yuko bagiye gukira Elisa avuga ati mwumve ijambo ry'Uwiteka Uwiteka avuze ngo Yesu nk'iki gihe irembo ry'Isamariya intego y'ingenzi isagurwa shekeli kandi indangiro za sayini nazo ni shekeli ariko umutwari umwami yegamiraga asubiza umuntu w'Imana mbese nawe Uwiteka yakingura amadirishya y'ijuru bene ibyo bintu byabasha kubaho aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabijyaho Imana ishimwe dusimbuke mu karindwi haravuga ngo karindwi dusimbutse ku cyo gice bahera ko barahaguruka nimugoroba hari mu kabwibwi bataha amahema yabo n'amafurashi yabo n'indogoro zabo uko urugero rwakabaye barahurira ngo badashira muri aya materaniro hari ibyo Imana igiye guhungisha n'ivana ku buzima bwanyu twongere cyane amen nibunga cyangwa ari nibunga hari ibyo Imana igiye guhungisha haleluya ariko twongere cyane amen hari Imana igiye guhungisha iyivana ku buzima bwabo mu yandi magambo umuntu wese wasenze Imana imuvanye nk'umutwaro twongere cyane amen umuntu wese yasenze Imana yavuze ati akudepasa umwanzi wawe ati akudepasa umurozi ati akudepasa ibyaguhangaye zamura haleluya ati akudepasa umwanzi wawe umunsi akiri agaciro reka Profete Abidodomu adufashe gusoma mu kabiri ibice 19 n'umugomba 20 aravuga ngo Abami ba kabiri ibice bya 19 ku murongo wa 20 haravuga ngo hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya Uwiteka Imana ya Isirayeli avuze ati kuko yasabye kurengera kuri Senikeribu umwami wa Shuru irabikwemerera abantu basenze uwo munsi waseka Imana kurengera Imana yavuze wakire kurengerwa wakire gutabarwa wakire kurengerwa haleluya haravuze ngo 20 hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo
kuko wayisabye kukurengera kuri Senikarebu umwami wa Ashuri irabikwemereye muvuga ngo amen. kuko watseka Imana ikurengera, Imana yavuze ngo iragutabaye bose babireba, abakurengera bose babireba, abavuze ngo nakuzimarira, abavuze ngo nakusagera, Imana iragutabaye. Haleluya, haleluya. Aramna ngo nabone sedebo Imana yavuze ngo wasire kudepasa umwanzi wawe, utabarwa, wasire kurengerwa, wasire umugisha. Amen. Haleluya. Rabba tutasize umuntu yambwiye akambwira ngo umufashozi we sinigura. Imana usenga itaraguhaye igino ubu muzabe umugabo. Aravuga ati iyo Mana usenga itaguhaye igino ngo rimere ufite ibihanga wasamye uzabe umugabo. Mane byirisha muri komesani nabyago mwana wanje rutomoro. Ndavuga ati karanga ngiye mvuga y'Imana ngasubiza ng'Imana. Amen. Nabyago zakugirira Yesu. Imana ikinjira kizangirira neza, ikinjira kizamijira nuzi umwuka wiga tonyesane. Amen. Imana iravuga sohoza niba mvuze amen, nivuga ngo nzagutabara gutabara uyu munsi. Imana igutabare uyu munsi, Imana ikureye aho utateka isi, Imana igutsinze. Zamura haleluya. aho utateka inzira Imana ije gukizira, aho utazi ubutabazi bw'Imana Imana iragutabaye. Akiragutora mu izina rya Yesu. Mana nawe nzaguha iryinyo. Ndavuga mwana wacu, ndavuga ngo karama nzaguha iryinyo bose babireba. Twongere amen. Ndavuga nzakugira neza, ndavuga nzagutabara, nzakwamamaza. Amen. Shemundi nagiye Kigali. Amen. Bamanye inkoko ndavuga ngo sinjya inyama. Amen. Niba ukuntu najyaga amagufwa nayabuze, none inkoko ndi kuyanga. Nibuka amagufwa najyaga muri inkoko bayibekere mu yangire. Ndavuga nakuri Imana itavana umuntu, nakuri Imana itavana umuntu, narabibonye Mana, nakuri Imana itavana umuntu. Haleluya. Nakuri Imana nakuri Imana itavana umuntu, narabibonye nakuri Imana itavana umuntu. Haleluya. Nakuri Imana itavana umuntu, nakuri Imana itavana umuntu. Yesu we narabibonye nakuri Imana itavana umuntu. Nari nicaye kuri birashoboka, nicaye muri birashoboka, yawe muri birashoboka, ikanicaza muri birashoboka. Hari nicaye muri sayo y'ibyaha, isarafata amagakiza ke, yawe muri birashoboka, ikanicaza muri birashoboka. Hari nicaye muri birashoboka, yawe muri birashoboka, ikanicaza muri birashoboka. Nyuma yo gupfa reka turebe umugisha wawe kuruhuzura
Imana ishimwe. Twasuye ijambo rivuga ngo ejo nk'ikigihe kuri muri Samariya indego y'ingenzi izagurwa shekeli imwe kandi indego za Seyiri nazo ni shekeli imwe. Ariko umutwaro umwami yegamiraga asubiza umuriro w'Imana mbese nawe Uwiteka yakingura amadirishya y'ijuru bembye mu rwabasha kubaho. Imana ishimwe cyane. Imana turengera. Ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya Imana iravuze ejo nk'iki gihe twongere cyane amen. Abantu baguteze iminsi, abantu baguhaye imyaka, abantu baguhaye amezi bazi ko nta kizimarira, abantu bazi ko nta buryo, abantu bazi ko nta buzima, abantu bazi ko nta cyerekezo. Isamariya yateye inzara. Amen. Abantu ngo barajyana, n'abantu ngo barataka, Isamariya haragotwa, n'abantu bahura n'inzara, ibintu birakomera. Amen. Ariko Imana yavuze ejo nk'iki gihe aho wasebeye, aho wamwari, aho bakuvugiye, Imana iragutabaye, Imana ikugiriye neza, Imana iragutabaye. Twongere cyane amen. Amen. Ejo nk'iki gihe Imana iragutabaye. Imana igiye gukiza aho utakeka inzira, aho utazi ko bidashoboka. Imana igiye gukiza aho bazi ko nta ujya, Imana iragutabaye. Aho bazi ko nta cyerekezo, Imana irakurengeye. Imana irakubwiye ngo uyu munsi Imana igiye gukiza aho zitari. Abantu baragusuzugura, abantu baragupinze, ariko Imana ivuze ngo bakira gutubaga mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Karande iragiye, kanseri iragiye, uburwayi buragiye, ubukene buragiye, indambara ziragiye. Twongere cyane amen. Amen. Amateka Imana ihindura amagambo. Wakire kongera kubaho, wakire igitangaza, wakire kongera kurya, wakire guseka, wakire gusuhuza, wakire akazi, wakire kubaka, wakire amahoro. Zamura haleluya, haleluya, haleluya. Uyu munsi watseka Imana ikongera. Imana yavuze ngo irakurengera, naho wakire gutabagwa. Ngira ngo papa nakora Imana itavanye, mama nakora Imana itavanye, wibansira nakora Imana itavanye, yewe nakora Imana itavanye. Uyu munsi wakire gutabagwa, Imana irakubaye. Reka dusenge, ariko uyu munsi watseka Imana ikongera, wakire kunyura mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu uravuga ngo ugiye kuturengera, utugire neza. Urakoze ko ubikoze. Uravuze ngo ejo ntuzigiye ku irembo ry'i Samariya uradutabaye, waturengeye, wemeye ibikomere by'ababyeyi, utabaye abagabo n'abakobwa n'abasore. Urakoze ko utazi agakiza mu iteraniro, utazi agakiza k'uramugani, utazi kwezwa no gukizwa, umuvanye mu nzoga n'umusizi n'umusambanyi. Turagushimiye ngo utanga umushahara wawe, kandi uyu munsi ukiza abarwayi mu izina rya Yesu. Amen. Imikino ijambo ry'Imana.